Reka twongere kandi tubaye ikaze abakurikiye Bonjour Minembwe TV aho muherereye twizere yuko mumeze neza kandi muri amahoro. Uyu ni umwanya w'ikiganiro nkuko mubimenyereye kuri Bonjour Minembwe TV. Karibu cyane. Turi kumwe na siwo wabo ugiye kubaganiriza byinshi bitandukanye. Ndagira ngo atangire abaramutsa hanyuma hari akantu ndibuze kumusaba ko abanza kudusobanurira mbere yuko tuza kwinjira mu kiganiro neza. Murakoze cyane abasanzwe badukurikira. Subscribe zanyu narazibonye, abantu bamaze kuba benshi cyane, kamashimire ko mukomeza gukurikira Bonjour Minembwe TV. Tubagezaho ibiganiro, tukabagezaho na filozofi. Barakoze cyane mwene data. Nshaka kuganira ariko haravuze ngo arakantu baza kumbaza ngaho kabaza kugira ngo dukomeze. Ya ku mbuga zigiye zitandukanye hari amakoti atandukanye ugenda mushiraho cyane kuri Bonjour Minembwe. Ndagira ngo utangire udusobanurira, wenda turaza kwifashisha kamwe kuko ni menshi agiye atandukanye n'ibinaba ngombwa wenda tuzagenda tuyaganiraho yose. Ariko hariyo nabonye mwanditse muti iyo hateye umuyaga w'impinduka bamwe bazabubaka ibisika abandi bakubaka mu mashini akoreshwa n'umuyaga yo guhura ibigori cyangwa se zamure. Nkagira ngo mutangire musobanurira abadukurikiye proverbs nk'iyi ngiyi ishaka kuvuga iki, kubera ko hari ukuntu ibirimo ibintu by'incurabwenge rimwe na rimwe abantu ntibabashe gusobanukirwa niki cyari kigenderewe hano. Ni gute iyo hateye umuyaga w'impinduka bamwe basa nkaho babiprofitiramo cyangwa se babzungukiramo, ukurikije uko mbona mwasobanuye no mugani? Urakoze cyane kuza dukurikira. Izo quotes nazishaka kuri WhatsApp cyangwa kuri station kuri stati. Quotes cyangwa proverbe ari umugani cyangwa n'ibyo umuntu yavuze bitewe n'ibihe yararimo. Nukuvuga nimba hateye impinduka cyangwa akaba nk'umuyaga, igihe cy'umuyaga, abantu babiri, umwe akavuga ngo yubake urusika, undi akavuga ngo yubake imashine ikoreshwa n'urya muyaga ihura ibigori, nuvuga ngo ni mure. Nukuvuga ngo kera aba n'abashinwa bavuze iri jambo. Nuvuga ngo kera habaga hariho zira mashine zihura ibigori, none umuriro wari utarabaho, bagakoresha ibimasa, bagafata nk'ikimasa none bakagikubita, none uko cyagisa gisa n'igishaka gutoroka kigatuma yamure cyacuma kizunguruka, none kigahura ibigori. Nyuma baza gutekereza gukoresha ikoreshwa n'umuyaga. None bashatse kuvuga iki rero? Umuyaga tufate muri iki kibazo, nimba hateye umuyaga, urabona iki gihe habaye imvura nyinshi rufite umuyaga, umwe akubaka urusika rwo kuzitira wa muyaga, undi akafata wa muyaga agatekereza kubaka imashine ihura ibigori. Ni ukuvuga ko ari abantu babiri, n'abantu babiri batekereje ku kibazo cyari kibaye. Umwe abona umuyaga nk'icago, arabata umuyaga urateye, yubaka urusika arazitira, ukabona ko ariko kwikingira ariko agomba kubaho arazitira ngo amare abaho ngaho kugeza umuyaga urangiye. Undi aravuga ati umuyaga wabaye ngize amahirwe, ngize umugisha, arawufata akora ya mashine, uko umuyaga ukomeza kuba niko iwe ahaguma guhura ibigori. Ni ukuvuga ngo iwe yabyajije umusaruro. Bishatse kuvuga ko ashobora kuba ikibazo, cya kibazo kije bamwe bakakibyaza umusaruro, abandi bagatekereza kugihunga. Niko hano hanze ubuzima bumeze. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba ikibazo, mu Gifaransa bavuga quelquefois malheureux. Ni ukuvuga cyangwa rimwe na rimwe ikibazo kibaye bamwe babyungukiramo. Sinzi ko nanisobanuye. Ni ukuvuga ngo wenda mbanza nsubire kuri uyu mugani. Uyu nguyu watekereje yuko umuyaga mu gihe uje atekereza gukora imashine, eske muri iyi mashine yiwe arimo akora haraho agera
ashobora kwifashisha uyu muyaga cyangwa gusa nuko mu gihe umuyaga waruje iwe yahise atangira gutekereza ko yakwikorera imashini? donc wewe ntiba mwavutse mubona za mure zikoreshwa n'umuriro, hari zikoreshwa n'umuyaga bagashira ibyuma hejuru kugira umuyaga bazungurusa bya byuma bigahura ibigori kugira ngo byumve neza. Donc hari umuhini bafata hejuru agashiraho ibyuma bitambitse bya byuma byazunguruka, ikindi cyo hasi kigahura ibigori. Wa muyaga ugasaidia ya mashine gukora, mu gihe uwundi we yawufunze kugira ngo ibigori biri mu murima bitaza kugwa. Kuvuga ngo iwe ikibazo we yabonye ko umuti ari ukugihunga bigako yashatse gukora, ariko niwe bishoshe bashatse kuvuga umuti w'ikibazo si ukugihunga, ahubwo baza mu face no guhangana naco, nico bashatse kuvuga. Ikindi congeyeho ikrize ibaye abenshi niho bakora ubudandaza, bazabanguriza feri ziba mu gihe cya krize. No kuvuga ngo mu gihe cy'ikibazo runaka hari ushobora kukibona nk'igisubizo cy'ikindi kibazo runaka wenda yari afite, undi nyine ikibazo cyaza akakibona k'ikibazo. Hanyuma wenda duhise dukomereza muri uwo murongo. Muri ubu buzima duhura n'ama-challenge atandukanye, duhura n'ibibazo n'ibitugora n'ibiki. Ese ni nk'iko umuntu yatekereza ko ari nkaco umwanzi w'umuntu kuruta ibindi? Umwanzi w'umuntu muri ubu buzima, umwanzi w'umuntu cyane w'umuntu yabona ko ari umwanzi we iyo ni igitekerezo cyiza, nayo filozofi nakuma ngo tusa n'abaganiraho. Umwanzi mukuru cyangwa ukomeye w'umuntu ninde cyangwa niki? Nicyo dushaka ngo tuganire. Umwanzi w'umuntu ninde cyangwa niki? Umwanzi w'umuntu, umuntu afite agira abanzi babiri, nibo ntekereza n'abandi nabo bazatanga ibitekerezo. Narabivuze tugitangira kuko hano dusangira ibitekerezo, ukavuga uko wumva nawe ukazavuga uko wumva. Ariko njewe ubushakashatsi nuko nabibonye, umuntu afite abanzi abe. Umwanzi wa mbere w'umuntu ni jewe jenyine, n'umuntu bwiwe. Umwanzi wa mbere w'umuntu niwe. Umwanzi wa kabiri w'umuntu n'ubujiji, ignorance. Donc abo nibo banzi b'umuntu bakomeye, ntabo gusa, nta bandi. Uradufasha rero kubisobanukirwa. Ni ukuvuga umwanzi w'umuntu wa mbere nije cyangwa n'umuntu wenyine ubwiwe. Tigute umuntu, umubiri wawe uzi guha amakuru, ukakubwira ngo ko ndaribwa urutoki, ko ndaribwa umutwe. Kuruva umuntu akakubwira ati, ukabwira umuntu uti mwaramutse, twabyutse ariko naraye umutwe kurarya. Umutwe wakubwiye ko uhawe uribwa, warangiza uko kuribwa umutwe ukamara imyaka 5 uzuribwa umutwe utaraje ku bitaro gutekereza ngo niki. Tumva kandi umubiri wo warakubwiye, ukakubwira ati ko ndaribwa urutoki, ko ndaribwa mu nda, ukayimarana imyaka 5. Ejo wagera ku bitaro ko bati indwara yarakurenze, hasigaye yabyaye ibi n'ibi. Nukuvuga umwanzi wa mbere wa muntu ni indwara akagera hasi, abanganga bakakubwira ati kubera ko utaje mbere kandi warabwiwe, none se uzavanga umwanzi wawe ninde? Ni wewe ubwawe, wewe wenyine ni wewe mwanzi wa mbere, kuko ubwibwa amakuru umubiri ukakubwira ugaceceka ukica amatwi. Ni ukuvuga umwanzi wa mbere ni umuntu we wenyine. Ni ukuvuga muri ubu buzima umuntu wa mbere uzi ukubwira amakuru ni wewe. Ese urambaza ngo urimo babiri? Urimo babiri cyangwa batatu, uko wewe urimo ba wewe babiri cyangwa batatu bitewe nuko byumva. Ariko ndatekereza ko ari, reka tuvuge babiri. Hari wakubwiye ngo uzi, undi arakubwira ngo reka. Muri wewe uwarushije undi imbaraga niwe wakubwiye ngo uze tuganire, siko? Ntumenye ko urimo babiri. Wenda tubivuga uke hejuru tutagiye cyane ku buryo bwimbitse. Ni ukuvuga muri uzavuga ngo ndariko ndwana n'umutima n'ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo umwanzi wa mbere ni wewe.
umubiri wo kubwira amakuru ukica amatwi ejo ugasanga habaye ikibazo gikomeye narivuze mu bijanye n'umubiri reka mvuga mu bijanye n'ibitekerezo umuntu akakubwira ati ukabyuka ati kandi naje woje kwiga wagera mu nzira ati ndashaje sinobakigize hashira igihe ukazicuza ukavuga ati uzi ko natekereje gukora ibintu ndetse nagenda nkora ibi n'ibi namara ngasora nkabireka umwanzi wa mbere ni wewe bivuze ko wewe numara kumenya wewe ubwawe ukamenya neza gufata ibyemezo nta mwanzi uzagira ukuye wewe yes umwanzi wa mbere ni wewe aha umwanzi wa mbere ni wowe uwa kabiri ni ubujiji okay twagiye ku bujiji ubujiji ni ururimi rwaje iwacu baza bavuga ngo ni kutamenya kuraza amazinda ntubwire icyo witaho icyo ni ikintu gikomeye twofata mu ijambo rimwe wenda ryumvikana muri mu wiki gihe ngo ubujiji ignorance biriya bintu ni ibintu bikomeye cyane reka ndaguheza urugero icya mbere kutamenya amakuru information tumenye aho abandi bageze tumenye ibyo abandi bari bakora ntushake kubana n'abandi ukaba mu gihugu cyawe wenyine biriya kutamenya nicyo kintu cya mbere gikomeye kirwanya umuntu icya kabiri ni ukugendera ku bihuha ibihuha kugendera ku bihuha biri muri bya bindi twita ubujiji baravuze ngo ukoze gutya ngo biza bigenda gutya nta kimenyetso barambwiye ngo uriya muntu ni mubi nawe urabifata ubishyira muri wewe amakuru yo gufatira hejuru ari mu bintu byagiye bituma abantu benshi tutagira ibyo tugeraho kugendera ku bihuha bidafite ibisobanuro bakakubwira ngo ririya kanisa hariya si abantu ntibaza bakora ibi n'ibi uriya muntu ni mubi ntiwashishoje wagendeye ku bihuha bigatuma udatekereza ngo ugire ikindi kintu wakora cyangwa nawe wakwiteza imbere kubera ko bavuze cyose nanigwa ikintu biva kutamenya ikindi nacyo twavuga ni ikintu cyitwa kudashishoza nabyo birasa niba umuntu akubwiye ngo iyi ni mikoro arabivuze ariko se niyo kure kubanza ugashishoza nimba bakubwiye ngo uriya ni gutya urabanza ugashishoza twagendeye mu bintu byo bisa no kugendera mu mwijima bituma bitwikira za gahunda cyangwa ibitekerezo umuntu yari gukora bitewe no kugendera kuri gahunda zisa nkaho zitarizo sinzi ko nari isobanuye ni ibintu byinshi ngenda ntangazingero ariko ikintu cya mbere narivuze ubujiji ni umwe mu banzi bakomeye mu buzima cyangwa imibereho y'umuntu sinzi ko ubujiji ni umwe mu banzi bakomeye b'ubuzima bw'umuntu hanyuma ubu bujiji wenda tukirimo tubusobanura ese kaba bufite ni abataragize amahirwe gusa yo kuba bagera mu masomo kugira ngo bige bajijuke cyangwa ushobora no kubwira barasomye bimeze ni ubujiji nyine bwo kutiga ubujiji simvuga ko wenda amasomo n'ubundi twese ntabasomye amasomo menshi ubujiji butuma udafata icyemezo nyacu no kutamenya icyo ukenye ubujiji ntuzumenya icyo ukenye ntuzumenya n'uko usaba ntuzumenya n'usaba reka nsubiremo ntuzumenya icyo ukenye ntuzumenya icyo usaba ntuzumenya n'uko usaba ndagweza urugero hari guverineri Mariam Serukiza yigeze kugera mu Minembwe agezeyo abona umugabo muri bano baturage bari abapfurero aramubaza ati se nguhiki guverineri
aramubwira ati nguhiki. Yabonye ari umugabo w'umusaza bari baje kureba abayobozi, aramureba amugirira impuhwe. Yari umuntu mwiza cyane, yari umuntu ugira impuhwe. Nicyo nishatse kuvuga, si ubwize bundi Serukiza yakundaga nabonaga akunda gufasha abantu. Noneho amubonye aramuhamagara mu Minembwe, ndetse ngufashe iki? Wa mugabo aramurebye, yari umugabo uvuye mu giturage, yari mu nzu y'ibyatsi. Uwo mugabo yari umukene bitashoboka, ntacu yari afite. Ngo amare aramubwira ngo amugurire sandari. Kumva igitangaza ngo bene ico yaba yari umuntu wari sandari zari ziraho, ngo nawe ngo arashaka bene izo sandari. Afata sandari ze arazimuha. Wowe no guverineri ni ka perezida w'ubya province. Yes. Arakubajije ngo ese agufasha iki? Ugasaba kamambiri. Tumva ico gitangaza. Yeah. Yarasohotse ngo agere hanze, ababo barabona aje afite ibirato mu ntoki yawe. Barabate se byagenze gute? Ngo yamubwiye ngo navuga ico ashaka, ngo asaba Sandari. Kuri bitangaza. Nukuvuga uwo mugabo icambere ntiyarazi icakeye. Yes. Ica kabiri ntazi gusaba. Ica gatatu ntazi gufata, donc tuvuga ngo decision, ngo amenye ngo ndafata iki nta mahitagamo. Iyo yabonye ikintu uko ye. Yeah. Utekereza kushimira ukavuga ngo guhera guverineri warakubaza ngo se barakubwira ngo mubwire ico ushaka kiguhe. Tumubwiye inka, tumubwiye inzu, tumubwiye wenda umubwira ikiremere akananirwa akakubwira ati iki singishoboye. Ariko tekereza nka perezida wa Repubulika byibuze nubango muri kara karere, kubera wenda ubuzima bari babayemo n'ibyo bari batunze, ubutunzi bwabo aho babureberaga, haba yarasabye inka byibuze maho. Nibura akavuga ati natahanye nawe no guverineri, natahanye gaju nyikuye kwa guverineri. Noneho guverineri aramubwira ati ngufashe iki? Nukuvuga aba bari bamuhitanye, baramututse baramubwira, ariko bari kubamurenganya. Nukuvuga haba n'ubu n'ubu iza ntekereza ngo ushobora guhura na perezida wa Repubulika agutunguye akakubwira ati nguhe iki? Kurumva warangiza ukavuga ngo akugurira inzu, wataha abandi bazubatse bakaguseka. Wohura na perezida akakubwira ngo nguhe iki ugasaba inzu. Ubwo n'urugero. Nukuvuga kutamenya bituma usaba nabi. Haba no ubuzima bwa Gikristo, hari n'ugiye urabona ko mu makanisa amwe bazabwira abantu ngo bandike ibyo bashaka udukaratasi. Nuja muri administration y'ikanisa, hari ibyo ushobora gusoma ugaseka ukumva agahinda. Umuntu akakubwira ngo ndashaka ngo $100, undi atuye umwaka umwana akabwira Imana nyiri byose wimuhereza $100. Kuri bitangaza. Rero se namara kuri guha ejo uzasoma ugarukiga. Nukuvuga kutamenya biza bituma usaba nabi, ntumenye nico usaba. Mu byukuri narivuze uwo mugabo nari kubwiye ukazava nk'umwanzi ninde mu buzima bwe bwose. Umwanzi wiwe no kutamenya. Zabaye kutamenya. Kutamenya igikenewe kubindi. Nukuvuga umuntu uzovuga ngo afite abanzi benshi, abo bazi benshi sinzamenya barimo. Uzarigenzure mu buzima busanzwe bwanje nawe ibintu byinshi amateka umuntu agiye agiramo ni byinshi, usanga byinshi abagizemo uruhare ari wewe wenyine. N'abadukurikira bazandike kuri commentaire, abenshi azakubwira ati jewe nigeze gutwarwa n'umuntu nije gukora ibi, nigeze guhabwa amahirwe aya n'aya ndayibuza, nimba ameze gutya ibi byinshi nije abigizemo uruhare. Hari amahirwe ugeramo, hari igihe runaka ugeramo, situation nziza urimo ntumenye kuyibyaza umusaruro w'ejo hazaza. Ukumva tu wibereye nko mu munyenga w'ibyishimo, ariko ntibigufashe bya byishimo, ntugire ubwenge bw'uko bizogufasha gutegura ejo hazaza, kumva nyine ko byari iby'ako kanya. Iyo ubivuyemo uzuvuga ngo nindaguhemukiye.
nubanga iyo ugeze hari imbere nibwo uza umenya ngo ni jewe wihemukiye aho ubwo uremeye ko umwanzi wa mbere ari nde nuje kuvuga rero reka mbwira abantu badukurikira nta mwanzi ufite yes numwe ubanza utsinda babiri wewe ubwawe no kutamenya twokwita ubujiji abo banzi babiri nubatsinda natekereza ko abandi ba gatatu n'aba kane ntaco bazagutwara ese ibyo twobihuza nico baza bitango no gusesagura wenda ugasanga nk'umuntu agize amahirwe ubonye opportunity ubonye akazi keza kaguhemba umushahara mwiza ariko ntuhite gira ubwenge bwo kwiyumvisha wenda yuko kano kazi ukabonye ariko gashobora kutazamara igihe kirekire ya mafaranga menshi ukenjoyinga kinezeza ejo n'ejo bundi ugasanga ukoza akazi nk'imyaka nk'itatu itanu kandi kaguhembaga neza ariko ugasigara hari abantu babonye amafaranga bahembwa yes akaba ari nk'imyaka 5 nyuma akazi kagashira akaja mu kandi gahembwa mu hati yayo yahembwaga agakora ibikorwa bikomeye kubera ko yize hari umugabo w'inshuti yanje hano yarambwiye ngo yarakoze corona ngwize akazi kararangira ahura n'ubuzima bukomeye nyuma ya corona ejo bundi yarambwiye ngo yujuje inzu ngo nabonye ngo isomo nabonye muri corona sinasura gukora amakosa nk'ayo nabonye mwiringana baza bavuga ngo buzoba ya sima mahere ya riboso ni ukuvuga ngo amakosa wakoze hano inyuma nibwo bwenge bw'ejo hazaza ni ukuvuga ngo amakosa amwe dukora niyo adufasha no kugira ngo dukore ibindi bintu bizima imbere ni ukuvuga ibibarubaje byo gusesagura byose ni kimwe uza ubona ibintu ukagira ngo bizahoraho reka nakoresheje ikiganiro na Musimba wa dogiteri nagise kuri Bonjour Minembwe avuga ati amafaranga tuvuge nka diaspora diaspora ishobora kumubwira ati nzaza $300 300 cyangwa kwishuririza tuvuge warangiza ukagira ngo wa muntu azahora akora bya bindi haba ni cyambu cyaremwe n'Imana kizegera gikama uruza ari gihe zo mu biraro waje gushora ugasanga harakamye kansi umuntu mu frere umuntu ushobora kurwara ashobora gukora accident akazi gashobora gushira ariko kumva ko azahora gufasha igihe cyose ni ukuvuga niba ufite umuntu ushobora kugufasha none tegura ngo ejo kariya kanyuzi kazacika siko cyane tuvuge ushobora tukavuga ko abafashwa tuvuge nk'abana b'abakobwa par exemple ni umugore ejo ashobora kubyara akorewe cesarienne bakavuga ati amezi 6 udakora ese cyagihe bizagenda gute utiteganyirije n'ikibazo utiteganyirije n'ikibazo ukuvuga amakosa menshi umwanzi umwe babiri umuntu agira mu buzima busanzwe nije ubwanje cyangwa no kutamenya afite n'ikico narishasira gusubize nta mwanzi umuntu agira wa mbere umaze kumenya wewe ubwawe ukamenya gufata icemezo ugasubira ukakora ukagira umwuka wo kubana n'abantu wo gukenera kubaza wo gukenera kumva ibiganiro bitanga inama cagihe tuzagwa mu makosa yo kuvuga ngo ufite abanzi ntabanzi abanzi abo babiri mvuze ubashe kubana nabo neza ibindi abandi bano bavuga ngo bahaze barakwanga ibyo si je nta muntu uzi unanga sinabimenya neza keretse nandikiye abandi kukwanga kwabo ntaco zoguhungabanyaho ese umuntu yo kwanga mu gihe wowe ubwawe waba ese kuri ngo uzi umuntu ntagukunda kubera iki apfe kukuba uhora kuramutse areke kukumena amazi ubuzima bukomeze mu mutima we nakwanga nta mahoro ibyo afite mu mutima we ntaco bizogutwara ukogira inkovu ngo kana karakwanga ibyo ntaco biba bitwaye kora ibyawe ubane n'abantu bose amahoro abakwanga nta n'abahubwo nta nabo arakoze cyane CEO wa Bonjour Minembwe TV ndagira ngo tugenda tugana ku musozo niba hari akandi n'ubundi yumva yasigaje yifuza kudusangiza hamwe n'abadukurikiye ndagira ngo tumuhe umwanya yongere kandi agire icyo avuga adusezera rero kubashimira kuko wari wanandikiye umaza ngo umwanzi w'umuntu ninde cyangwa imbogamizi
umuntu agenda ahura nabyo akavuga ngo afite abanzi ngo batumye atera imbere. Icyo nari nishatse gusobanura uyu munsi ni ukubwira abantu kuko umwanzi cyangwa abanzi babiri b'ubuzima bw'umuntu ni umuntu bwiwe. Ikindi cya kabiri ni ukutamenya ubujiji, nibyo bituma umuntu ahura n'ibibazo. Kuri ubu rero nta mwanzi umuntu agira ukuye kuko cya mbere ari ejo ubwanje, icya kabiri ni ubujiji. Nabiri bivuze ko bijyanye n'ubuzima, nimba umubiri wawe uguze icyo ukubwira, ukakubwira ugataka umutwe ugataka ukuguru, jya mu bitaro kuko umubiri uba uguhaye amakuru, kandi aya makuru ntukayapfusha ubusa. Ntuyapfusha ubusa, nyuma uzatangira wicuze uvuye mu nije wihemukiye, usange nta mwanzi ukuye kuko wa mbere ari wewe, kuko utahaye agaciro amakuru umubiri wawe. Umubiri uzubika, uzi ukubwira, uzi ukweforoma. Cya gihe gira amatwi yumva umubiri wawe icyo ukubwiye. Murakoze cyane. Reka tumushimire ku bisobanuro bitandukanye byiza by'ingenzi biri buze gufasha abadukurikira. Hanyuma nanone kuri wowe ukurikiye Bonjour Minembwe TV utarakora subscribe nkuko n'ubundi yatangiye abivuga, n'inkunga no kumuteza imbere, nimukore subscribe kugira ngo tugende dushikirana, kugira ngo ibintu birushaho gukomeza kuba byiza. Hanyuma ibyifuzo cyangwa se inama mwajya muri comment mukazitanga kugira ngo n'ubundi bidufashe gukomeza gukora ibyiza bitandukanye ku bwanyu. Hasigaye reka tubashimire rero, mugire amahoro y'Imana. Murakoze cyane.